Neza nk'ibisanzwe nitwa Shumbushoja ndi umukozi w'ikigo Skills Driving and Language School. Twagarutse rero nanone kandi twongeye tubaha ikaze kuri icano yanyu mu biganiro bijyanye n'uburyo urubyiruko rwakwiteza imbere cyangwa se mu buryo umuntu ashobora kuba yakwiteza imbere binyuze mu ndimi z'amahanga, mu bumenyi ufite bwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ubumenyi ufite mu gukora imodoka. Mbona Cedric rero nk'ibisanzwe, Cedric turi kumwe mu buzima bwa buri munsi bwa Skills Driving and Language School. Umeze neza Cedric? Umeze neza wose. Sana kibazo. Ariko reka mubaze. Iyi miyo ntabwo uri kwiyumva. Mbe akabaho kare. Ariko bari bana bivuze ko kuno kwezi kuzarangira uko dutangiye mu kwa kane bizagera tukiri guhura n'imvura. Bivuze ko ubwo n'umushoferi ufite imodoka bagura amapine mashyashya. No kugura amapine adafite nibura abafite ubujyakuzimu utajya munsi ya milimetero imwe, kandi ku migongo yabyo nibigiro byacitse ku buryo bukomeye ku mpande zabyo. Cyane kabisa. Abagire babikurikirana barara ikirere kimeze nabi. N'ikindi kandi iyo imvura iguye utwaye imodoka ari byo akarushize ku ruhande ko kaburimbo yanyereye. Ariko wabonye uramubona ejo bundi wari utwaye Prius. Wayishoye imekati yigendera. Umeze ute se? Meze neza ndashima Imana. So abanyeshuri bakoze ibizamini icyumweru gishize byagenze bite? Byagenze neza feedback. Uyu munsi noneho abanyeshuri bakoze neza icyumweru. Nuko ntawe twigeze noneho ujya munsi y'amanota 20 yo kuri provisoire. Nta n'uwo tugera wagiye munsi ya 90 kuri pe. Ariko abanyeshuri biga provisoire w'indimi, wiga provisoire yo mu Cyongereza. Yabonye angahe? Yabonye 19. 19 cya 18. Ni 19. Ubwo no mu cyumweru cyashize uba muri kingiki. Kingiki yabonye 19. Yakoze mu cyumweru cyabanje mu matariki 4 yacyajya kuno kwezi gutanga. Kumvire neza. Yangaye nguko. Hanyuma se tuzaniye kino munsi ku buryo umuntu ashaka kuvuga ngo uyu munsi cyangwa ejo ino channel ikintu yanyunguyeho cyatuma nzavuga ngo niteje imbere. Uyu munsi ngewe ikintu nonje kuvugaho nje kuvuga ku bintu bijyanye n'amakosa abashoferi bakorera abanyeshuri, abarimu bakorera abanyeshuri babo. Umwarimu akamukorera amakosa yarangiza akamuza ku kizamini kandi yaramwigisha amakosa. Mwebwe se kuki mutuma ajya mu kizamini? Ibyo ngibyo ni kuri wa munyeshuri nyine wagiye kwigira wiza ahantu wigiye ku muntu utari professional. Mbese umushoferi umwarimu wigisha umunyeshuri akamwigisha nabi, yarangiza akamushoka akajya ku kizamini. Ukabizi neza ko najya ku kizamini agatsindwa akagaruka azamwita amafaranga. Ari wowe se wabyemera? Hari ubwo ari bwigeze ubwo. Sinabuze. Mushatse kuvuga ko abarimu bigisha abanyeshuri bakaboreza mu bizamini bataramenya imodoka? Hari ababikora. Wowe se ntabwo wabyemera ari wowe? Ntabwo nakoherezayo. Mbese umunyeshuri yize ukwezi kose ukarangira ataramenya imodoka? Ataramenya imodoka ngenda gukomeza ko kuyimenya. Nakohereza mbona ko uri ready ko wakwa. Akaro utuvuga ngo ngewe ngo bonaka kuba nabimenye n'ibindi. Nundi nta mwarimu nta umunyeshuri wese yari kumwe n'umwarimu we, umunyeshuri ntabwo agira ikosa. Nta kosa agira. Niyo yakubwira abagabo ameze gute ugomba nyine kumufata kuko umunyeshuri wawe. Niyo mpamvu aba yaje kwiga kugira ngo ya makosa arimo arumva ko ariko kuri umwereke ko ari amakosa ahubwo afata ukuri ko kwigisha. Niyo mpamvu uyu munyeshuri nyine arimo arakubwira uko nguko biterwa nawe ukuntu nyine arimo arabyumva. Hari ukuntu umunyeshuri aza afite target ariko ntiyibuke mind yiwe uko yakira ibintu. Aza afite target y'uko wenda avuga ati ngewe nari umunyeshuri nigaga bisanzwe ariko nje muri vacances ariko mu kugenda byajye pere, kandi mu by'ukuri afite mind nyine yakira ibintu nk'uko bigomba kwita we abyakira. Hari mba nikendaga hari umukwakira ibintu. Hari no wundi rero uza afite mind sharp. So nyine bisobanuye ko umunyeshuri ashobora kuza akiga iminsi 30 akayisoza ataramenya imodoka, kandi birashoboka
niba bamujyana mu mind kizami we bitewe na mind ye bitewe na Akantu none kabaye- n'umwanya mwiza hari akantu kabayeho ejo bundi Nyamirambo ndahavuze urahatanze nuvuga ngo umwarimu yari afite abanyeshuri 4 yego bose bageze kuri parikingi bose batsindira parikingi kandi ibyo bakora ari bimwe ukora ikizamini aramuhamagara aramubwira ati ngwino hano ati iyi modokari nawe yinyuze muri parikingi turebe yego umwarimu abwira afande atafaye bino bizamini narabirenze aravuga ngo bino bizamini narabirenze ntabwo nanyuramo byahibaza kandi ngo ni umuki ni umwarimu arimo yigisha umunyeshuri parikingi ubwo rero natwe twarabaje ati se niba uri umwarimu ukaba utabasha kunyura mu bizamini uko uri umunyeshuri azabica amahate abaza ibibazo bikomeye aravuga ngo abarimu 5 baze hano bose banyuye muri parikingi ubishobora agakora ibizamini nyabizamini bya fande aze niyo ngo barashese amafaranga ariko muri make uravuze ngo bamwe barabyanze uravuze ngo hari abarimu bigisha ibintu ukuri hari abarimu bigisha ibintu akabyigisha bakaba batari mekanike confident yabo bakabyigisha mekanike so ariko iyo ni mekanike iyo akanyafana aho gateka kare ya nayo gukorera okay kari agaciro kugira ngo noneho tubigeze mu kiganiro neza ariko n'ibindi biri mu byo tujya kuganiraho uyu munsi tugiye kuganira ku makosa abarimu bakorera abanyeshuri mu gihe bari kwigisha gutwara ibinyabiziga n'imico bagenda babereka igatuma abanyeshuri babavaho badasoje ibyo baje gukora so ndi kumwe n'umwarimu ubihugukiyemo nubwo nanjye ndi umwarimu ariko sindaba professional nk'uyu mugabo yananze mu gakino ariko niyo mpamvu namuzanye nari kumwe kugira ngo aduhe ayo makosa atubwire none nuko twe twayirinda twe tukiri kwinjira mu gakino uhaye ikaze urakoze cyane amakosa abera se mu muhanda mu bijyanye no kwiga imodokari katandukanye se nayo bakora mu muhanda batwara ibinyabiziga atandukanye muri ibanga rya mbere kuruta ibindi nuko batabyemera amategeko manda ari ku mwanya wa mbere kuko kumenya imodoka n'umusaza arayitwara umunamba arayitwara kubyumva umuyede atwara imodokari ukora akazi nyine k'ubwubatsi urumva ukora akazi ko koza imodoka narayitwara ndetse na perimerega ntago ari ugutwara imodokari ubundi gutwara imodokari ni amategeko y'umuhanda kubariza amategeko y'umuhanda ukubyumva hanyuma ikiruta ibyo ngibyo ukaba uzi no gutwara ya modoka nyine ariko ubusanzwe ikibanze ni amategeko y'umuhanda kuko uzinjira mu muhanda w'abandi imodoka zikurya uzadeveye icyapa amafaranga agenda ariko ntabwo uzashyiramo vitesi nabi ngo bakwandike nta nubwo uzigera ukandagira nta nubwo uzigera uwisha autorovizeri ngo bakwandikire uko nyine utwara nabi ariko nudeveye icyapa bazakwandikira nufata fere nabi mu muhanda bitunguranye bazakwandikira kubyumva nuje na circulation bazakwandikira bisobanuye yuko ikintu cy'ibanze cyangwa se gikenewe kuruta ibindi traffic rules amategeko y'umuhanda it's the first rero iyo tuvuze amakosa rero mu muhanda aziganzamo amategeko y'umuhanda kuko abantu bose bazi gutwara imodokari ariko ntabwo bazi amategeko y'umuhanda nirirwa mbisobanura buri munsi ariko ntabwo babyumva so mu magambo make rero ayo makosa tugiye kuvugaho nayo mu muhanda cyangwa nayo ariko ukiri aho ngaho mu kibuga aho twigishiriza ukiri aho reka nkubaza akabazo ejo bundi nakoze interview ndimo ndavugana n'abashoferi shoferi akavuga ko amaze imyaka 8 atwara imodoka ariko wamwereka ishusho y'icyapa akagusubiza igisobanuro nyine kitandukanye n'icyapa kandi n'umushoferi amaze imyaka 8 ibyo nanjye ukibaza ngo abakoresha umuhanda ni bamwe tuye dusanga mu makosa n'ubundi ugasanga yadevye icyapa ariko kireba ariko uko ubusobanuro atabuzi akabwira so icyo ngicyo nicyo ndashaka kunono tuganireho oya abantu bose bazi imodokari sedi bose ikintu batazira amategeko y'umuhanda kandi amategeko y'umuhanda anakomerera abantu bari bafashe bayagira nkaho ari ikintu cyoroheje umuntu arisomesha igitabo akagenda kuri examen ntabwo bafite umuntu arafata ibibazo n'ibisubizo agasoma akajya kuri examen nta kibazo afite umuntu abonye prime nigeze bipostinga abantu bari banyishe kuri social media platform zanjye umuntu wese icya mbere so kubona ibyangombwa
ariko itegeke kintu wowe ubonye ibyangombwa wisomesheje igitabo urangije ubonye porozwari niba wari wisomesheje igitabo wenda nyuma muri porozwari ukajya mu ishuri ukiga ariko wisomesheje igitabo umunsi umwe hari n'abo basoma ku masaha twahuye n'abandi agategera ku kizamini agatsindira porozwari yarangiza abantu mu muhanda ari confident ariko kubundi ikingongongo mu bikomeza byoroshye porozwari irakomeye my dear irakomeye porozwari ku rundi rwego kuko porozwari nicyo kizamini nicyo kintu cya mbere kuruta ibindi byose uzabanza kwiga mbere yo kujya kubibona uretse icyo cya mbere icya kabiri nibyo uzagongana byo mu muhanda byinshi hari amakosa menshi uzakora mu muhanda aturuka ku mategeko y'umuhanda ni nayo mpamvu uriya ariko sinzi impamvu aba bantu ibintu batabiha agaciro cya provisoire bumve ko provisoire ikomera kurusha peri kubera ko buriya hari ibintu peri irakomera ariko reka mwereka ahantu ngiye bubwira ko provisoire ifite agaciro kurusha perime dore impamvu ni iyi ntabwo urumva abantu baguze perime gucoratora ujye ubumva ntabwo ibyo ngibyo mbizi ariko najyaga mbyumva ngaho ngo bamufashije neza hari umuntu ugeze wumva waguze provisoire gucoratora porozwari nta masomo niyo mpamvu rero ikomeye kurusha perime so wowe umushoferi nimba waragize impanuka na provisoire na perime ukayibona ariko ukaba warize provisoire ukayiga wisomesheje cyangwa ugasoma umunsi ukajya gukora akugira amahirwe ukayiza ntabwo twanze rusubiremo sibyo ntabwo twanze ko bakisomesha babikore naribi ntabwo ari ukuvuga ngo turi gukura twishyira sibyo icyo nge ngambiriye kuruta ibindi byose kwino cano y'iki kigo bampaye umugisha wo kubyivugiraho niyisomeshe ariko amenye ikintu twita amategeko y'umuhanda wangu nanisomesha icyo ari busome kuko no mu ishuri ushobora kuza ukanatsindwa ndabyemera ariko basi niyo watsindwa wize amategeko y'umuhanda kise mushaka ibintu byoroshye ariko wabanje ugafata umwanya ukiga ibyo bintu urabizi abanyarwanda dukunda iby'ubuntu ibintu bizagukoraho twari twakomeje ku kibazo kivuga ku bibazo amakosa abarimu bakorera abanyeshuri bari kubigisha uretse gatoya mwarimu wigisha imodokari cyangwa se mwarimu ugasanga uri kwigisha imodokari uri kwigisha n'amategeko y'umuhanda ibyo bintu nabyo ntabwo making sense ubikora nta kibazo ariko uburyo ubikoramo wibuke neza ko umunyeshuri utamusobanurira amategeko y'umuhanda ahubwo umuborokesha musoma tuwe twumuntu tutsinda twe turi kumusomesha ngo ahita atsinda itwo tuzamukora ubuzima bwe bwose bwa buri munsi mu muhanda uri kumuroga uri kumwangiza wakwigisha imodokari neza amategeko y'umuhanda ukamwereza mu kigo akiga hari icyo bitwaye uretse kwenda bijya no gucika ariko biri too much yego nicyo navugaga amakosa tujya dukunda kubona ukabona hari umwarimu urabwira nabi umunyeshuri ukabona hari umwarimu wigisha umunyeshuri ari kuri telefone umwarimu akigisha umunyeshuri we ashonje akigisha umunyeshuri simvuge inzara ngo mvuge inzara y'amafaranga ariko nayo irimo akaba afite inzara y'umuntu isanzwe afite n'inzara y'amafaranga umwarimu wigisha afite inzara ntabwo yakwigisha ukumbaza se cyangwa kubisobanura ndimo ndakubaza njyewe yakwigisha neza bigakunda ariko burari bigize kuvuga nabi muri ayo modokari ko no mu mategeko y'umuhanda no mu ndimi bibamo ikintu cya mbere kigize kuvuga nabi muri kampani zitandukanye gukoresha umukozi kugeza ku rwego ananirwa buriya umukozi akoze akazi akananirwa avuga nabi uzareba ukuntu umuntu ukora serivisi yo kwakira abantu wenda nko muri resitora mu gitondo avuga neza akakira abantu neza yishimye ariko ari no guseka ariko saa 11 ugiye kwakira serivisi y'ibiryo arakubwira ngo hari umuceri n'ifiriti n'inyama n'amakaroni akibagirwa imboga rwatsi akibagirwa isosi ari bushireho akabirwa no kubaza niba kuzana n'icyo kunywa akavuga ibintu bikeya bisobanuye ngo yananiwe kuvuga ibintu byinshi biri kumunaniza araza kuvuga amagambo makeya numusubirisha amatese kutambwiye n'ibikobe ari n'ibi atabwa ariko se wowe ibyo usanga atangiye so rero kunanirwa biri mu bituma umuntu avuga nabi cyo ni cyambere ugatangira ubwira umunyeshuri ngo ntiwumva sigera kubwire ntiwumva ugatangira kubwira umunyeshuri ngo ariko se wowe ngabandi mwiganye aho bageze ntago habonye ngo uzajye
ushaka impamvu ukerera ku munyeshuri uri kumuhora ubusa kandi ari wowe wabiteye. Iki gishobora kugutera kuvuga nabi ku munyeshuri Cedric, buriya cyane cyane abarimu bakunda gukora ku cyo kintu ni ikintu bita inzara. Inzara tuvuga ni y'amafaranga. Ako uri umuntu ukeneye amafaranga wayatumwe yakora akazi neza kuruta umuntu wayabonye ahubwo afite amadeni mu bandi. Nuvuga ngo umwarimu afata amafaranga y'umunyeshuri 200 cyangwa 150 ariko imodoka yarangiza agahita yaguramwo akabanza cyangwa telefone ihenze ashaka, agahita avuga ko umunyeshuri uzajya uza kwiga kuri detail azajya aza kwishyura esansi y'umunyeshuri azajya wiga muri babandi wishyuye 200 cyane. Sinubishije ako kantu nakumvise. Nuvuga ngo araza akakwishyura, uraza ukamwishyura 100 yo kwiga imodoka byose icyarimwe, agahita yakwagura telefone, yarangiza kugura telefone agahita avuga ati nzajya nakira babandi baza detail. Noneho uje kwishyura detail ukishyura 5 byo gukatamo, ubu mwe essence yawe niyo wishyuye 200. Niyo mpamvu ba bantu bishyura detail yo bagabonetse ku kibuga kigishirizwaho, uzabona umunyeshuri guhamagara mwarimu ngo senze nige, mwarimu akamubwira ngo baburetse baburetse ngo imodoka yari mu garage nzakubwira bati hangane si mari yaraho nagiye. Izo ni impamvu zose urugo umunyeshuri z'amafuti kubera ibintu zuwakoze. Ufata amafaranga mubake icyizere mu banyeshuri, mubigishe neza. So rero kuvuga nabi rimwe umunyeshuri azaza ahita akubwira ngo byenyeneye yuko ndi bwige, aje kwiga n'umwigisha 20 ahita atangira kurakara. Nakubwira cyane kwiga 30 tangira kuvuga ngo wigisha imodoka nigisha iminota. So urumura defend ibintu by'amafuti pe mura defend ibintu by'amafuti, wigisha imodoka nigisha iminota, wigisha ahubwo iminota n'imodoka. Umunyeshuri ushaka kwigisha iminota 50 w'ama service nziza. So rero kuvuga nabi ku mwarimu bigisha ibinyabiziga, ari n'abanyeshuri nabonye bari kuvuga ngo buri umunyeshuri ngavugana ngo umwarimu ngo yamwe avuga nabi. Reka mvuge bikiro n'umucyo, umwarimu twakorana yigisha avuga nabi pe sinyubeshye yamvira ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Ntabwo twakorana, ntabwo kwanza twanakorana, uvuga nabi ntabwo twakorana. Nta rukiza cyawe urakanga se umuntu kuruta wowe uri giki. Kibintu twigisha ari by'abantu nyine bakuru, twigisha iby'abantu bakuru ntabwo twigisha abana. Uzakanga umwana ntabwo wemere kuzakanga umuntu mukuru. Umuntu mukuru afite ubwigenge bwe, afite icyatumye agwa n'amafaranga ye, ntabwo wemere kuza ngo rero umubwire ngo bra bra muyobozi. Ubwo muri make wamaze kudusubiza ku makosa abarimu bakora cyane. Yes, so ari n'amakosa agenga kesha abarimu bakora umwuga wo kwigisha ibinyabiziga. Ikindi kintu n'uburiya nuko wenda nkivuze bagira karo kwihenura, kandi nanjye kwese turabihuje twese nta kibazo, ariko hakaba harimo n'akantu mu kwigisha ibinyabiziga abantu babyigisha harimo n'akantu ko kuba wenda nyine utarageze n'umugisha wo kunyura muri iryo shuri cyane. Ntabwo ari twese ariko umwe arimo. Noneho gatuze ukabivanga no kwigisha, kandi kwigisha ni impano, ntabwo kwigisha ari ukuvuga ngo duse mu gitondo nje kwigisha. Nyuma yo kwigisha ni impano, abari bango mereze bangaye baze bagasaba akazi ko kwigisha ntibakabona, ariko atakabona akajya kugasaba ahandi bakakamu. Muri make kwigisha ni impano, ntabwo ari ibintu wiga. Kwigisha ni impano. Okay, noneho twavuye ku bibazo by'umwarimu amakosa akorera umunyeshuri, hari natwe amakosa umunyeshuri akorera umwarimu. Umunyeshuri akora umwarimu nabyo nabivugaho nta kibazo. Kosa rya mbere umunyeshuri akora umwarimu ni ukutiga ibyo mwarimu yamuhaye, agashaka kugenda azagaruke ngo ibyo bamuhaye birahagije. Iyo ni kosa rya mbere. Rya kabiri, umunyeshuri akora umwarimu bikomeye naryo ni ukumutegekesha amafaranga. Urategekesha umunyeshuri amafaranga kuruta urategekesha mwarimu amafaranga kuruta kubanza kumwumva. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, umukiriya cyangwa se umunyeshuri akorera mwarimu kikamubabaza kenshi, ni ukumwishyura nabi, nyine kutumvikana nawe. Burya umuntu utanishyura neza, mbese nk'umunyeshuri usanga ari 200
na amini ibihumbi 150 byo kugura imodoka ya n'urugero, ariko ugasanga ageze ku minsi 15 ataragura andi mafaranga, yarabanje akabanga 30, ejo 40, ejo 50. So nyine ikindi no kujya, hari n'abanyeshuri baza kwiga imodokari batarakoze bije yabyo, kumva ngo nyine njye najya kwiga gusa tu. Ati shubusha afite imodokari arigisha nzagenda mfashe. Waza agufasha gatatu ejo nkajya gukorera ahandi simbe nyiri kumwe nawe ugatuma gufasha, ubwo bikaba birarangiye. Nyine abanyeshuri nabo bagira utwo tuntu, ariko bo nta makosa menshi bagira, ba planning icyo kintu byashoboka. Kimvura iri kugwa se ni kwasoza nta kibazo nakujyana uyu munsi byabaye. Nanibutsa yuko umuntu udukurikiye twe turi hano ngo dufashe urubyiruko cyane, ariko bitavuze ko nawe wararenze urwego twagufasha kuba wajya ku isoko ry'umurimo bifashijwemo na skills bifashijwemo and language school. N'ubundi twe twaje turi ibisubizo bya rubanda, tuzaguha ibyangombwa ku ngufu, utsindwa ugaruka, noneho umva utsinda ubundi kubwira abagenzi bawe, nuramuka ufashe umwanzuro ukaza menya ko ngufasha uko nzakurekura.